tubahe ikaze kuri Generation Link. Ngewe nitwa Sindiheba Yusufu nk'ibisanzwe. Iyi ni ya YouTube channel tubanyurizaho amakuru atandukanye. Ni ya YouTube channel inyuraho amakuru y'ibiganiro, yaba amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima busanzwe, amakuru ya siporo ndetse n'andi agiye atandukanye. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka ku nkuru y'umuryango cyangwa se ya Eric Dan, nyakwigendera Eric Dan n'umugore we. Turebe n'ibiki dushobora kuyigiramo, na cyane ko ibyo tuganira tureba ibyiza tukabyigiraho, tureba ibyo twakuramo, tukareba ibishobora kudufasha muri byo, hanyuma ibitagira icyo dufasha nabyo tukajugunya ku ruhande. Eric Dan yamenyekanye muri filimi zigiye zitandukanye, harimo iyitwa Grey's Anatomy, hari na The Last Ship yakinnye yitwa Captain Tom Chandler, abenshi barazizi. Yari Captain Tom Chandler mu bwato bwitwa The Last Ship cyangwa se Nathan James. Aho niho abenshi bamumenyeye cyane. Yaje kwitaba Imana mu cyumweru dusoje, mu cyumweru twasoje, ariko inkuru turi bugarukaho ni inkuru ye n'umugore we Rebecca Gayheart. Aba bombi babanye mu mwaka wa 2004, basezerana kubana byemewe n'amategeko nk'umugore n'umugabo. Icyo gihe babanye uhereye icyo gihe kugeza mu mwaka wa 2018. Bigeze mu mwaka wa 2018 kubana, umubano wabo wajemo agatotsi, kubana birananirana nk'abantu bakuru bemeranya ko bagomba gutandukana, buri umwe akaba ukwe undi akaba ukwe, ariko bagakomeza gufatanya inshingano zo kurera abana bari babyaranye kubera ko bombi bari bafitanye abana babiri b'abakobwa. Mu mwaka wa 2018 baratandukanye. Umugore wa Eric Dan, Rebecca Gayheart, ahita atangiza ikirego cyo gusaba gutandukana byemewe n'amategeko. Byasabye inzira ndende, ariko ntibahita batandukana byemewe n'amategeko kubera ko ubwo amategeko nayo ubwayo hari ibindi yabasabaga. Biratinda kugeza ubwo Eric Dan yamenye ko arwaye indwara itazakira, n'umuryango we urabimenya, n'umugore we urabimenya, n'umugore we arabimenya. Biza kurangira umugore we ahise ajya gukuramo ikirego cyo gusaba divorce, cyo gusaba gatanya. Babajije Rebecca Gayheart impamvu yakuyemo ikirego cyo gusaba gatanya, impamvu atakomeje ngo asunikirize, na cyane ko yaramenye ko umugabo arwaye indwara idakira, isahere yose ashobora gupfa, ngo bakore divorce. Rebecca Gayheart asubiza itangazamakuru ko icyo gihe umugabo yari agezemo aribwo yari amukeneye cyane. Yagize ati, mu by'ukuri ntabwo Eric Dan akiri umugabo wanjye, ariko Eric Dan yabaye umugabo wanjye. Eric Dan dufitanye abana, bisobanuye ko kabone nubwo atakiri umugabo wanjye ariko ni umuryango wanjye. Umuntu dufitanye abana ni umuryango wanjye, kandi ibi bihe agezemo ni ibihe biri ngombwa ko tumuba hafi. Byarashobokaga ko yari gukomeza agasunikiriza divorce zigatangwa, ariko ahitamo kuguma hafi y'umugabo.
bamwe babona ko ishobora kuba ari imibare yateye ku bintu bijyanye n'imitungo, ariko we akavuga ko atari ko bimeze. Rebecca Gayheart avuga ko ari rimwe mu masomo yashakaga guha abana be, ashaka kubereka icyo bisobanuye, ashaka kubereka uburemere bifite, ashaka kubereka icyo bivuze kuba hafi y'umuntu cyangwa se kuhaba mu gihe umuntu wawe agukeneye. Iyo baramuka bakomeje bagahana divorce, hari byinshi byari gusa naho bihindutse cyangwa se bidakunda, bidashoboka. Ngira ngo ababyibuka cyane baribuka ku mubano wa Chris Brown na Rihanna. Chris Brown yakubise Rihanna, inkiko zimutegeka kujya kure ya Rihanna. Nyuma yo guhana divorce, Eric Dane wari urembye, yari akeneye abantu bamwitaho, kandi umugore nk'umuntu, Rebecca Gayheart nk'umuntu bafitanye abana, yari akeneye amakuru ya Eric Dane ya buri munsi kugira ngo anapudetinga abana be. Ariko iyo haba harajemo iyo divorce, hari amakuru atari kuzajya ahabwa n'abaganga, ariko icyo gihe yari ahari nk'umwishingizi we, yari ahari nk'umuntu we. Abantu batandukanye bashimye igikorwa cya Rebecca Gayheart cyo kuba hafi y'umugabo we, kabone nubwo batari bakibana, ariko bagashima ko yamubaye hafi mu bihe bitari bimworoheye. Ari nabyo abenshi bagarutseho bavuga bati, kabone nubwo umuntu mwaba mutakibana, kabone nubwo umuntu mwaba mutagikundana, ariko igihe agukeneye, igihe ageze mu bihe bibi, igihe akeneye umuntu wo kumwitaho, ntabwo ari byiza kumutererana. Eric Dane yakomeje agaragaza ko niba hari umuntu aticuza kuba yarabanye nawe mu buzima, ndetse niba hari umuntu wamubaniye neza, ari umugore we. Umunsi Eric Dane apfa, umugore we n'abana be bari mu bari bamuzengurutse. Ibi biduha umukoro. Muri iyi minsi hariho ibintu bya divorce zitandukanye. Umunsi ku munsi urajya kumva ngo kanaka batandukanye, basezeranye uyu munsi ariko ejo batandukanye. Ibisa naho nabyita nk'icyorezo. Divorce cyangwa se gusenyuka kw'ingo, gutandukana kw'abashakanye bimaze kuba nk'icyorezo. Biragoye ko hashira ukwezi nta rugo rutandukanye, nta muryango usenyutse. Birashoboka ko ukwezi mvuze ari kwinshi, kubera ko ingo zitandukana zariyongereye, divorce zabaye nyinshi. Ariko twibaze, Rebecca Gayheart yabonye umugabo arembye, ahitamo guhagarika ibya divorce ngo umugabo azapfe bakibana nk'umugabo n'umugore. Kabone nubwo yaba ari imibare yo kuvuga ngo imitungo, ibijyanye n'imitungo, ariko n'ubundi niyo baba barakoze divorce ntabwo imitungo yari kuyibura, kubera ko Rebecca Gayheart ni umukire ubwe ku giti cye, afite amafaranga. Eric Dane nawe yari umukire, niyo bagabana rwose nta kintu yari kubahombye. Ariko kumuba hafi, twibaze abaye ari wowe, abaye ari wowe, umuntu mwabyaranye, umuntu mwakundanye, akagera mu bihe agukeneye kandi mwaratandukanye, ese waba nka Gayheart Rebecca ugahitamo kumuba hafi, kabone nubwo hari ibyo mutahuje, kabone nubwo hari ibyo mutumvikanye, ariko ukamuba hafi, ukamuherekeza muri urwo rugendo rw'ubuzima bwe bwa nyuma kuri iyi si? Cyangwa ahubwo waba muba muhuhura? Kuba abantu baratandukanye ntabwo bisobanuye ngo bahite baba abanzi.
kuba abantu bashobora kutagira ibyo bumvikanaho ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Kuba abantu babanaga bagatandukana nta kidasanzwe kirimo rwose, birashoboka. Aho kugira ngo abantu babane batukana, batongana, barwana, hatoya bizavemo no kwicana, rwose batandukana, buri umwe akabaho ubuzima bwe, ariko kandi bakanazirikana ko ibyo ngibyo atari ryo herezo ry'ubuzima. Bakamenya ko nyuma y'uko gutandukana bidakuyeho ko bazakenerana. Urugero ni urunguru twumvishe rwa Eric Dan n'umugore we Rebecca Gayhart wamubayeho mu buzima bwe bwa nyuma kugeza yitabye Imana. Niba hari icyo ukuyemo, bisangiza abandi. Niba nta n'icyo ukuyemo, ibiganiro ntabwo birangiye, amasomo yacu ntabwo arangiye, uzagikura mu masomo y'ubutaha. Turabakunda cyane. Iyi ni Generation Link. Turashimira mwese mwamaze gukora subscribe. Turakangurira wowe utari wakora subscribe kuyikora kugira ngo amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tubagezaho bijye bibagereraho ku gihe.